ishi turatuje ntutuze kutugira neza umugisha w'Imana n'amasezerano y'Imana twiringiye mubane natwe none n'iteka ryose amen. Pastor arakoze kudusengera. Tugiye gufata umunota wo kwibuka abacu twese turahaguruka. Murakoze. Uko gahunda yacu iteye ko ni gahunda ndende ariko tugeza kuri bayiriza nubwo hari iminota yagiye ducika. Nyuma yo kwibuka tugiye guhana ikaze turimo twibukira muri paruwasi ya Mirama, tukadusabe umushumba wa paruwasi ya Mirama adufashe bakira abantu twese twitabiriye gahunda kuri uyu munsi. Ushumba tubahaye ikaze. Naramutse neza mwese. Yesu ashimwe. Twibuke twiyubaka. Hanyuma uko MC yabivuze uyu munsi ku rwego rwa paruwase ya Mirama ADPR abanyarwanda ko natwe turi abanyarwanda twagennye gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 Mata. Dusanzwe paruwase tubikora wenda muri iyi myaka ya vuba ntabwo ari kenshi tubikoreye hano ariko n'ubundi byarakorwaga, ariko dukurikije structure y'itorero ryacu paruwase ya Mirama ikorera mu mirenge 3, ikorera mu murenge wa Nyagatare, igakorera mu murenge wa Karangazi ndetse n'igice cy'umurenge wa Katabagemu. Noneho rero ni muri urwo rwego buri mwaka tugenda dukorera muri iyo mirenge itandukanye igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994, aho twunamira abacu ariko kandi tukanakoramo n'ibikorwa bitandukanye birimo no kuremera abarokotse. Bayobozi rero muri hano munyemerere nkoresha umwanya neza kubera igihe nk'uko bivuze ntange ikaze. Ndatanga ikaze mpereye iwacu, nze gusoza twakira n'abashyitsi dufite uyu munsi. Ndagira ngo nakire abayobozi b'amatorero dukorana umunsi ku munsi, bari mu mirimo ariko aho bari cyangwa se niba bari na hafi bakwigira hino mu buryo bwihuse. Aho bari nimudusuhuriza aho muri nta kibazo, murambura ibiganza mudusuhuza abayobozi b'amatorero. Amen. Mwiyumvemo ikaze, mwicare. Hanyuma muri iki gikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 tuba twatumiyemo amakorari ariko birumvikana afite amatorero aturukaho.
amakorali rero twatumiye harimo korali zo ku itorero rya hano rya Nyakigando, nibahaguruke sindi burondora amazina udusuhuze. Amen. Bane baho umugisha. Dufite korali ku itorero rya Betelehemu, ni mwicare. Amen. Dufite mwicare, bane baho umugisha. Dufite abaririmbyi ku itorero n'abakristo ku itorero rya Beteli, hariya niko tuhita mu kagari ka Kaduha, mudusuhuze. Bari baho umugisha. Dufite korali yo ku itorero rya Kiboga El Shaddai, iri hehe? Amen. Imana ibaho umugisha. Dufite korali ni mwicare yitwa Abanyamugisha ku itorero rya Ryabega, ni mudusuhuze. Amen. Mwiyumvemo rero ikaze mwese, kandi n'abakristo mwese mwaturutse kuri ayo matorero atandukanye, ni mwiyumvemo ikaze rwose. Imana ibaho umugisha. Hanyuma mu gutanga ikaze, tutari twakira abashyitsi bacu twatumiye, twakagombye kuba turi kumwe n'umushumba w'ururembo, ariko ntabwo yabashije kuboneka kubera impamvu z'akazi yagize. Ariko twakabaye nanone turi kumwe n'abashumba bagenzi bacu wa paruwasi ya Mimuri, ntabwo yabashije kuboneka kubera ibyago byabaye Mimuri y'umuntu witabye Imana, ariko umushumba wa paruwasi ya Rukomo araza mu kanya araba ahageze. Hanyuma nabo bayobozi urebye twari kuba turi kumwe, ariko munyemerere nanone twakire izindi nzego zaje zitugana kugira ngo dufatanye iki gikorwa, iyi gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Twatumiye umurenge wa Katabagemu, birumvikana, kandi hari intumwa y'umurenge numva bahageze. Yakwa umuyobozi mwaza mugasuhuza abakristo ari nabo baturage. Karame. Muraho, tubashohoje mu izina rya Yesu. Hanyuma baratubwiye ngo tubakire, twishimiye kubana namwe kuri iki gikorwa cyiza mwisange ni mu rugo. Ubwo turi bufate umwanya mu gihe cyabyo. Murakoze. Ubwo inzego dukorana umunsi ku munsi, ubuyobozi turi kumwe bw'aha turi bw'akagari, namwe nk'ubisanzwe nk'uko dufatanya umunsi ku munsi, mwisange nk'uko n'ubundi ari iwacu. Ndumva turabakiriye namwe. Murakoze. Murakoze cyane umuyobozi. Inzego zitandukanye azihaye ikaze. Umuyobozi wa Ibuka namwe tubahaye ikaze, mwarambura ibiganza muhagurutse nta kibazo. Amen. Imana ibahe umugisha. Inzego z'umutekano namwe mwese mwiyumvemo ikaze, natwe twese abari hano twiyumvemo ikaze. Ndumva kubera ikirere kigenda gihindagurika, munyemereye twasubiza mikoro MC agakomeza atugezaho ibindi bikurikira. Murakoze. Murakoze kuduha ikaze ndetse n'umuyobozi uhagarariye umurenge.
twese twibuke twiyubaka. Dusabe amakorali yadufashe kuturirimbira. Amakorali Shalom, Ababibyi, korali ya Kajuno, Ibyiringiro na Jehova Jire. Ayo makorali ane agiye kuturirimbira. Tubahaye umwanya. Podium muri iyi ngiyi niho muririmbira. Ariko
kizima kandi n'abarokotse muhumure Imana irabarinze ikoresheje ubuyobozi bwiza turashima Imana ko yatwubakiye igihugu gifite ubumwe turashima Imana mushingi yawe igihugu cyavuye turashima Imana ko yatwubakiye igihugu gifite ubumwe turashima Imana mushingi yawe igihugu cyavuye turashima Imana ko yatwubakiye igihugu gifite ubumwe turashima suremo cyane 9 na 4 twese 9 na 4 abatutsi bakorewe jenoside igihugu cyose gihura n'akaga gakomeye barababara barashavura babura ababo babuze imiryango babura inshuti n'abavandimwe igihugu cyose gicura umuborogo babuze imiryango babura inshuti n'abavandimwe igihugu cyose gicura umuborogo ariko nubwo byabaye dufite umurengezi kuko igihugu cyacu kiracyahari ikigeze kizima kandi n'abarokotse muhumure Imana irabarinze ikoresheje ubuyobozi bwiza igihugu cyacu kiracyahari ikigeze kizima kandi n'abarokotse muhumure Imana irabarinze ikoresheje ubuyobozi bwiza mushingi yawe igihugu cyavuye turashima Imana kuko yatwubakiye igihugu gifite ubumwe turashima Imana Rwanda umutekano ni wose ubu n'amakimbirane nta mutwa nta mututsi twese turi bene kanyarwanda turashima Imana dushingiye yawe igihugu cyavuye turashima Imana ko yatwubakiye igihugu gifite ubumwe turashima Imana jenoside yakorewe abatutsi 9 na 4 ubwo abatutsi bicwaga bazira uko baremwe kandi turashimira Imana yacanye urumuri
icyizere mu mitima y'abanyarwanda, umwijima ugahunga, turibuka jenoside yakorewe abatutsi. Uruhare rwaba ari rukeya batabigizemo uruhare runini. Navuga ko uruhare runini rwagizwe n'abanyamahanga, abo dukunze kwita abazungu, ariko bagakoresha abanyarwanda birumvikana. Nubwo tujya duhera wenda muri za 30 ariko ahanini buri ugiye kureba ubumwe bw'abanyarwanda bwasenyutse mu gihe ibihugu bya Afurika abanyaburayi babyiga bagabanya. Icyo gihe ni mu 1884 kugeza 1885 mu kwezi kwa kabiri, ubwo abanyaburayi bigabanyaga ibihugu by'u Rwanda ibihugu bya Afurika. Ibihugu bya Afurika barabyigabanya, u Rwanda narwo ruba mu mugabane w'ibyo bihugu, aho u Rwanda icyo gihe rwafashwe n'Ubudage, ariko ntirwamarana n'Ubudage igihe kinini kubera intambara ya mbere y'isi yose. Hanyuma nyuma yaho haza kuba u Rwanda runyagwa Abadage, ruhabwa Ababiligi barutegeka igihe kinini kuva nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose kugeza navuga nka 59-60, Ababiligi bategeka 61, Ababiligi bategeka u Rwanda. Aho rero muri iyo mitegekere yabo habayemo ibintu bitandukanye byatumye hasenywa ubumwe bwacu, ne kuvuga abo kandi ari twe. Hasenyutse ibintu bitandukanye, harimo indangagaciro zarangaga abanyarwanda, harimo imigenzo yakoreshwaga mu Rwanda, ntabwo ndi butange ingero kubera igihe gitoya, harimo izindi ntekerezo zitandukanye zasumbanyishaga abanyarwanda, harimo amacakubiri ashingiye ku madini amwe namwe yagiye akwirakwiza ibyo bintu, harimo guca abanyarwandamo ibice, harimo ibintu bitandukanye byagiye bicamo abanyarwanda ibice. Wenda abakuru bari hano ntabwo ari benshi, ariko abahari ayo mateka barayazi, abandi barayumva kuko abenshi ni abanyuma. Ariko ikigaragara mu mpine ni uko abanyarwanda kuva kera, nk'uko nari nabivuze, bari bafitanye ubumwe busesuye muri ibyo bihe bitandukanye navuze. Hanyuma icya kabiri cyaje kugira imbaraga zitanya ubumwe bw'abanyarwanda, nicyo twita ingengabitekerezo. Birumvikana yabibwe n'Ababiligi cyangwa n'Abazungu, hanyuma ibibwa mu banyarwanda igice kimwe. Hanyuma iyo ngengabitekerezo ya jenoside yaje gutanya abanyarwanda mu buryo bukomeye, ibaremamo amacakubiri yo mu rwego rukomeye, yerekana ko abantu badahuje, yerekana ko abantu badasa, yerekana ko abantu badaturuka hamwe, yerekana ko abantu badakwiriye kubana. Ibyo byose biza kuvamo ubwicanyi bwatangiye mu bihe binyuranye mu Rwanda, tutasubiramo muri aya mateka ngo tubirangize kubera igihe dufite, ariko amateka yo arabigaragaza ko habaye ubwicanyi mu bihe bitandukanye kandi hashingiwe ku bintu bidafite ishingiro. Haba muri 59 habaye ubwicanyi, haba muri 65 habaye ubwicanyi jenoside, hanyuma muri 73 haba jenoside nubwo ititwaga icyo gihe gutyo, ariko niyo. Haba muri 90 haba jenoside, hanyuma karundura jenoside yakorewe abatutsi iba 1994, aho imbaga y'abanyarwanda irenga miliyoni yapfuye, kandi
nta kizira mu by'ukuri. Ingengabitekerezo ya jenoside ni ikintu gikomeye mu buzima bw'abantu. Iyo rero itaranduwe cyangwa ngo abantu bayireke, ishobora kugira ingaruka zitandukanye. Nanone kandi ibyo nababwiye ndi bubabwireho ni itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe Abatutsi. Nkuko nabibabwiye, jenoside ni umugambi wa leta birumvikana, ariko igakoresha abaturage. Umugambi wa leta ariko igakoresha abaturage. Hanyuma rero ahanini ingengabitekerezo, itegurwa rya jenoside bijyanye n'ingengabitekerezo yayo biyiherekeje, tubibona mu cyo bita Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri. Niho tubibona cyane. Repubulika ya mbere yatangiye mu 1962, hanyuma igeza muri 1973, iya kabiri itangira 1973, igeza muri 1994. Ibyo bihe byose bitandukanye, amateka twereka ko hacuzwemo jenoside yo mu rwego rwo hejuru, ndetse sino kuyicura gusa, iranakorwa nk'uko nabivuze muri ya myaka itandukanye haruguru, aho hagiye haba jenoside mu bihe bitandukanye. Jenoside imaze kuba muri 1994 yatwaye abanyarwanda benshi barenga miliyoni, yangiza ibintu. Ubwo ngeze ku ngaruka zayo, yangiza ibintu. Yatwaye abanyarwanda barenga miliyoni, nabivuze. Yangiza ibintu, ituma abanyarwanda benshi baba impunzi, bahungira mu bihugu bitandukanye, barakena, abandi bagwa mu buhungiro. N'abasigaye mu gihugu nabo ubuzima bwari bukeye, kubera yuko igihugu cyari cyarasenyutse, cyarabaye umuyonga. Hanyuma bituma abanyarwanda bahura n'ingorane zitandukanye z'ingaruka za jenoside. Ariko ahangaha muri izi ngaruka, kuko tugeze mu cyiciro cyo kubaka igihugu, ahangaha muri izi ngaruka leta y'ubumwe y'abanyarwanda yagiyeho muri 1994 kwezi kwa karindwi. Tunashimira umugaba mukuru w'ikirenga uyoboye leta, wakoze ibishoboka we nabo bafatanya mu rwego rwo gushaka no kureba uburyo igihugu cyakubakwa. Aho tugeze uyu munsi ni heza ugereranije n'icyo gihe. Tukaba dushimira inzego zitandukanye za leta zibigiramo uruhare kugira ngo igihugu gikomeze cyiyubake kandi ubuzima bukomeze kubaho. Hanyuma ingingo ya nyuma ngira ngo nsorezeho muri iki kiganiro nahinnye, ni itegurwa rya jenoside yakorewe Abatutsi mu karere kacu. Kenshi iyo tugiye mu kwibuka tugenda twumva, ndavuga kwibuka ku rwibutso rwacu rwa Nyagatare, tugenda twumva amateka atandukanye. Rimwe na rimwe uwaje hano nyuma akibwira ko ari story gusa abantu barimo gutera, cyangwa se ibiganiro, cyangwa se wenda makabya nkuru n'ibiki. Ariko niba harabaza aka karere nako kari mu turere twahuye na jenoside ku rwego rwo hejuru, atari muri 1994 gusa, ahubwo na mbere. Ukurikije imiterere y'aka karere, aka karere ni akarere kakunze kubaho mu bihe bitandukanye, abantu bimuka bongera baza, bimuka, si iby'ubu ni ibya kera. Kuko mfatire wenda hafi aho ahangaha hari muri parike, hariya hakaba abaturage, kandi abaturage bo muri aka karere nabo bari bagabanijemo kabiri. Urebye hari igice cy'abahinzi, hakaba n'igice cy'aborozi batuye muri kiriya gice. Hanyuma ndavuga mu gice cyo hepfo mu mirenge ya za Nyagatare, Musheri,
murenge wa Rwempasha n'igice cya Tabagwe. Hanyuma abandi baturage b'abahinzi batuye Rukomo, batuye Mimuri, Gatunda n'ahandi. Noneho leta yagiye ikora utuntu abantu batamenyaga, ariko dushingiye ku ngengabitekerezo, dushingiye kuri jenoside mu by'ukuri. Kantange ingero ebyiri gusa, hanyuma soze iki kiganiro kugira ngo abantu babyumve neza. Buriya abantu bari batuye mu gice bitaga Amarashi, mujya mubyumva iyo mwagiye mu biganiro, cyari igice cy'aborozi, bari barakigeneye ko cyitwa igice cy'abatutsi. N'uwahageraga bavugaga ko ari we, atari nawe rimwe na rimwe. Noneho igice cya ruguru kirimo imirenge ya za Mimuri, kirimo imirenge ya Gatunda, Mukama, Katabage n'ahandi, nacyo bakacyitirira ko ari icy'abahinzi. Ubwo nacyo bakagishyira ukwacyo. Noneho ingaruka zaje kuba ryari, zatangiye kugaragara ryari mu 1982, aho impunzi zari zivuye Uganda zirukanye n'uwitwa Milton Obote wari president wa Uganda, zahungiye mu bice bitandukanye byo mu Rwanda. Hari zahungiye Mahega, ahitwa Mahega ni hari aho bita Ngerenye, hirya mu murenge wa Nyagatare hari ni batarirwa imiyaga. Izindi zijya Kibondo nyirango ni muri iki gice. Abandi bajya ahantu hatandukanye. Noneho abari aho ngaho bose, abari muri icyo gice, izo mpunzi zari ahantu hatandukanye, ntabwo biswe Abanyarwanda, kandi nubwo bari Abanyarwanda, kandi abenshi muri bo mu byumva, ntabwo abenshi bari bagiye muri 59, oya, ahubwo abenshi bari baragiye muri 73, bari baragiye muri 80, bari baragiye muri 76, igihe cy'amarashi ya Uvapam. Abantu bari mbega leta yakoze ibyo bita Uvapam, ishyiraho gahunda y'amarashi. Noneho abantu bakareba ukuntu bagiye kwikubira hamwe, bafite inka nyinshi, barazita, barahata, barigendera. Abo bari bagarutse batamaze n'igihe bitwa abanyamahanga. Bituma noneho igice cyitwa icya ruguru gisa naho kigize iyindi mitekerereze n'imyumvire, gifatanya na leta b'abantu kubasubiza hanze. Ntabwo ari Habyarimana washubije abo bantu hanze gusa, ahubwo n'abaturage babigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko noneho nta nubwo ari no muri iyo myaka gusa, muri 1990 ku itariki ya 8, Inkotanyi zimaze iminsi 7 ziteye hano, guhera Gakirage, guhera Cyabayaga, hari abaturage Ganyeganyege, Gakirage, Kiboga, Mihingo, Bushoga, Cyonyo ya mbere, ndetse n'iyitwa Cyonyo ya kabiri, ndetse n'agace kamwe ko mu murenge wa Tabagwe, hari hakurya aho bita za Murambi, za aho ngaho hari hatuye Abanyarwanda batandukanye. Abo muri ayo matariki ya 8 kugeza ngira ngo nko ku 10 kurengaho, ntago amatariki urebye nyibuka, nibwo Abanyarwanda bapfuye. Nubwo amateka yanditse, ariko wenda itegeko rikaba rivuga 94 kuva ku itariki izi nizi, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko Abanyarwanda bapfuye bazize jenoside, bapfuye bazize jenoside, bapfuye bazize uko bavutse, ndetse baratwikirwa, barahemukirwa, bagirirwa nabi, hasigara ibikomere, abakomeretse, abandi bagirwa ibisenzegera, abandi bagirwa imfubyi, abandi bagirwa abapfakazi, abandi bagirwa incike. Ibyo bituma bigenda birema abantu mo icyizere gikeya. Ariko ndagira ngo mbabwire mu musozo, nkuko nari nabivuze, turashimira leta y'ubumwe y'Abanyarwanda yagerageje ibishoboka igasubiza ubumwe mu Banyarwanda, ikagabanya ingengabitekerezo. Turavuga kuyigabanya kuko hari aho ikigaragara cyane cyane ku ma social medias hanze n'ahandi mu rubyiruko rimwe na rimwe, ariko rutari urwa hano rwo mu gihugu wenda hanze. Ariko turashimira leta kwigenda ibyo bintu ibigabanya, ibirwanya kandi bigashira. Ariko leta ni wowe ni ngewe,
ntabwo leta ari umuntu runaka, leta ni wowe ni njyewe. Duharanire kubaka ubumwe bwacu, duharanire kubaka igihugu cyacu, duharanire kubaka ubuzima bwacu. Ubwo nibwo bukristo nyakuri, ubwo nibwo buzima Imana ishaka, ubwo nibwo buzima Imana yishimira. Umukristo mwiza ni umukristo ufite umutima wo gukunda mugenzi we, uharanira kwanga ikibi, ikibi akakinesesha icyiza. Niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ikibi ukinesheje icyiza. Ndagira ngo nsoze bayobozi mbashimira ko mwitabiriye kuza gufatanya natwe muri gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 Mata. Ariko kandi nashimira n'intore izirusha intambwe nkuko nabivuze, yagize uruhare mu kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda. Twibuke twiyubaka. Imana ibahe umugisha. Shumba arakoze kugezaho ikiganiro. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Katwakire abagiye kutugezaho ubuhamya. Musanabera Godrive atambuke atugezeho ubuhamya, kandi nk'uko gahunda iri ni ukwihutisha gahunda. Narokokeye mu cyahoze ari komine Murambi kwa Gatete. Uyu nawe yarokokeye i Nyamasheke. Twese twahuriye kuri uyu musozi cyangwa se muri aka karere ka Nyagatare dushakisha ubuzima. Imana ibahe umugisha. Inzira y'umusaraba twabonye, twebwe twatangiye gutotezwa muri 90 mu rugo kwa data. Data yitwaga Laurent Sebuhuku, avindimwe na Rwandagara Alphonse. Yesu ashimwe. Abo bose barishwe muri 94. Navukaga mu muryango w'abantu 27 bose barapfuye. Ba data, ba masenge, ba data wacu, babyara banjye, abana ba bakuru banjye, abo mbere nyina wabo. Nuko Yesu ashimwe. Twari dutuye urubona ahantu mu Tubindi. Ndashima Imana ko n'umushumba wanyu Butera ahazi yamenyanye na bamwe muri famiye yanjye umunsi yazaga kunsura. Imana imuhe umugisha. Ntabwo byoroshye, Imana inyambika imbaraga z'umutima. Yesu ashimwe. Ndi umupasiteri rero jya ugiye kuvugira imbere yanyu. Nyoboye mu itorero rya Zion Temple riri Kabeza ya Rwagitima. Ubushumba bwanjye buri Rwangingo, umushumba mukuru akaba ari Mpabuka Viana. Yakabaye ari hano, ntago nzi impamvu yakererewe, nuko simbizi. Yesu ashimwe cyane. Muri 90 nari umwana w'umukobwa mutoya ndiga n'umunyeshuri, ngenda mpura n'ibibazo, ndeba imiryango yacu itotezwa, dutsinda amashuri, kwiga byanga, badusimbuza, ariko Imana ibana natwe. Yesu ashimwe. Bansabye kubivuga mu ncamake. Imana impa umwuka w'ubwenge cyane. Ni urugendo rurerure, ntabwo byoroshye kubihinahina, ariko Imana ibifashemo. Reka ninjire mu by'94. Yesu ashimwe. Ubwo muri 90 hariho ibikangisho, kwandikirwa, mitingi, gutotezwa muri urwo rwego, kubera ko hari ibintu byitwa amashyaka. Imana ishimwe. 94 nari umunyeshuri rero, nigaga Ikiziguro muri Serayi mu mwaka wa 2. Intambara itangira yahereye kuri muramu wanjye yitwaga Cyatuka Manuel. Yaravuye gutabira ibirayi, bamufatiye ahantu ku kibuga cya Centrale y'Abanyagatolika Ikayita, aho niho bamutemaguriye. Bamwiciye abana 9, bamwicira n'abakuru be, mbese umuryango wose barawica. Ubwo yari umugabo wa mukuru wanjye. Uwo mukuru wanjye we ntiyarahari, amahirwe yaje kugira, yari yaragiye Uganda guhemba mukuru we wundi wari warabyaye. Intambara itangira rero, wadari mu gihugu niko kubasha kubaho, asanga abana b'9 barishwe n'umugabo. Barahari ni incike. Twari rubona mu Tubindi,
aho twari dutuye. Noneho iyo ntambara ijya gutangira habayeho kwandikirwa amabaruwa, baratwandikira impapuro bakazicisha munsi y'urugi, baravuga bati uyu munsi turakora kwa Rwandagara, mube maso turabica. Data byutse akinguye, yari umugabo w'umworozi, yari afite inka, hakuyeho urujya buru rupapuro, ahamagara musaza wanjye Ngoga, aramubwira ati nsomera sha umbwira icyo uru rupapuro ruvuze. Aramubwira ati dore batumenyesheje ko uyu munsi ari twe turi bwicwe nta kundi. Aravuga ati abakiri batoya ni mugende, ariko jewe ndaguma mu nka zanjye. Ngo nabakwebe nababa mwana bose baraterana baravuga ngo bararinda inka zabo, ni nako gupfa bose bagashirira hamwe, nuko bari bihagazeho bavuga ngo barinde inka zabo. Muri iryo temagurana rero ubwo baje kuza koko nkuko babivuze, twari dufite sogokuru yari amaze iminsi avuye Uganda yitwaga Rwabuhungu, aravuga ati jye sinzagwa mu mahanga ngo bampambeyo, muzanzane mu gihugu. Noneho nge bari baramumpaye bavuga batubane n'umusaza, umukecuru yari amaze gupfa, ugumye ufashe sogokuru. Muri icyo cyumweru rero niho sogokuru yari amaze gupfa. Yesu ashimwe. Hanyuma ni nacyo cyaduhaye umugisha wo kubasha kuba twarirukanse, naho ubundi yaza kuhaguma kuko yari akuze cyane, ntabwo twari kubasha kumusiga, twari kuvuga ngo turagumana na sogokuru. Iyo ntambara rero yo ko gutemana bageze iwacu, habaye intambara ikomeye, barabatemagura mbireba, inka zirirukanka baraziratemagura, izindi bazitera amacumu. Muri uko gutemana mbonye hari mukuru wanjye witwaga Batamuriza Jani, yari yaje kubyara nk'uko umukobwa ajya kubyarira iwabo. Niwe babanje wa mbere, yasohotse mu nzara cyabakubitanye n'igitero, bose bamuhurizaho imihoro, uruhinja rumuhuka mu nda. Winyaga hazamo inzoka, ikigwegwe umuyaga ugihushye kubera mu mizi inyaga yari yaracukuye, gisa n'icyunamye gitwikira neza wa mwobo. Wa mwobo wabagamo inzoka, bahoraga bashaka kuyica ikabananira abantu b'abagabo. Nari mbizi inyana zireka kuharisha, abantu bareka kuhanyura kubera iyo nzoka, ariko maze kubona ukuntu abantu babatemaguye bicitse, uwo mwobo niwo naruhukiyemo. Aho niho Imana yampishe, uwo mwobo niwo narokokeyemo. Mbanamo n'iyo nzoka iminsi 3. Ku munsi wa gatatu nijoro nka saa 8 imvura yaragwaga ari nyinshi, numva inzara iranyishe, numva mbaye nabi, ndavuga ariko ubwo ko ntacyumva amajwi ubasoga nkareba. Maze mva muri wa mwobo, inzoka nkayibwira ngo wa mubyeyi we reka ninyurireho. Iranyumva mw'abantu mwe, ibintu byose bifite amatwi birumva. Narayibwiye ngo wa mubyeyi we ko nihisha ahangaha nkishana nawe ntundye, wandetse nkinyuriraho. Yigizayo umutwe gutya, ndatambuka. Ngeze mu rugo nsanga n'amatungo basahuye, inzu bazishenye, inzu z'ibigonyi bazitwitse, sanga twari dufite imfizi cyane, yari inzungu muri zimwe bari barabanguriye batezaga intanga. Iyo nzungu yari yabananiye kuyica, yaranaryanaga, wayegeraga gutya ikaba yanakuruma n'amenyo. Sanga irimo iriruka ku rugo rwose, mu rutoki imbere, ahantu hose yirukankana amacumu bayiteye yayihezemo. Igihe nkase gutya ibiranyumvise, shiravumira ntibarambonye. Nanjye mba nkase y'igikari, nca mu kiraro cy'inyuma mu ngombe kugira ngo nyihishe. Iranga irambona, ndereba imirambo, ndeba abakecuru ko bapfuye, ndeba nditegereza byose ndabireba. Ndangije inka ikomeza kunyirukankaho, ndavuga nti inka iratuma bambona. Sinzi ukuntu nayikatiye ku ngombe y'inyuma, mba ninjiye mu nzu, mba nkatiye mu cyumba, irashaka irambura, iragenda irirukanka, irakomeza, nanjye ndasohoka nciye urutoki. Ndamanuka, hari dutaze ibitoki, umutima wanjye unyibutsa ko hari imineke, ndavuga uwagenda nkafata umuneke mu rwina, nsanga baranarusibuye, bamwe bariye, imineke hejuru hirya no hino, nanjye ndamanyura. Igihe nkimanyura ntya igikobokobo cy'umubyare kiba kikubise hasi, ntibaranyishe, naguyemo upfuye. Ntegereza ko bantema, numva ntawuntemye, ndebye mbona ntawe, numva ko ari igikobokobo kiguye, na wa muneke sinawuriye. Nahagurutse ntyo ndamanuka, hari umugabo witwa Sematetere rw'imishinya, data yari yarababyariye umwana muri batisimu. Twari twaranahanye inka, bari abantu b'abahutu beza ariko bazi kubana. Ndavuga ntuwajya kwa Sematetera hari bampisha.
iryo joro ryose ndagenda imvura indi ku mutwe ngeze ahantu irw'imishinya nyinjira gutyo kuko rwa rugo nagendagamo naryagamo nari nduzi aho baryama amazi ninjira ku idirishya ry'umusaza n'umukecuru ndakomanga baturindi ndababwira nti ni ngewe mwene Rwandagara batujije hano kugira uti bati umuhungu wacu Fideli yabaye intera hamwe uje hano kugira ngo natwe twicane nawe dore baraza kudusaka dore ibintu birakomeye mbona mbateye ubwoba cyane mbona umusaza afashe ikote umukecuru araza arebye imbeho ukuntu yanyishe ampereza kenda kagatenge aramfubika kagatenge akamfunikiyeho akanote k'ijana umusaza afata agakoni ati hoshi tugende noneho ugiye nkagira ngo hari ahandi hantu agiye kumpisha runaka nanjye njye imbere bwenaga nko gucya ari mu gicuku cyane umusaza aramperekeza aranjyana mbona nyinjije muri parike arambwira ati ngaho genda rero ese muze umuye mu bantu ngeze mu ishyamba inyamaswa ziri muri parike k'abantu bari no kunyica basi cyangwa bamwe bakanangiza ubu si inyamaswa zo ziramenya uwo ndi we numva ngeze ubwoba ntaho ngaho mu ishyamba hagati ndicara ndibaza numva umutima wanjye sinzi iyo uherereye ngiye kumva igihe nicaye mu gihuru mbona ubusha n'ubukwavu bunca imbere numva abantu barajujura ndibaza aba bantu ni bantu ki ndaceceka nca bugufi ngo ndebe mbona ni umupadiri ikarubamba bafite icyo baduhishaho turafashe inzira turakikiye parike yose tugiye ikarubamba tugeze ku kiliziya hariyo nuko akitubona gutya yahise akingura ariko mu kudukingurira ahari interahamwe zari zigose hirya no hino zitwitegereza tukinjira muri kiliziya twasanzemo abantu benshi ari ugutsikana bakeguraho urugi gutya uwo mwanya interahamwe ziba zitangiye kuruhama amagrenade baba batangiye kurasa ibintu biba biracitse twabyiganiye ku rugi rwa kiliziya kugeza ubwo turuhirika rwikubita hasi muri uko kwikubita hasi twaruguye hejuru gutya nkikubita hasi imbere baba bankubise umuhoro wo mu mugongo abari inyuma yanjye bose banguye hejuru amaraso yabo niyo yandokoye Yesu ashimwe cyane kwa kugwagiye bankubise umuhoro umwe bandi banguye hejuru barabacacacaca amaraso yabo aragenda arandengera noneho uzanteramwe zikibaza ko nanjye napfuye kubera ubwishi bw'abantu n'amaraso mba muri iyo mirambo nyiraramo nyirirwamo kubera umuvuduko w'amaraso wabatembanaga ayo yambereye nka shoferi Yesu ashimwe cyane amaraso yabo uko amanuka ansika agenda ansunika kubera ubushyuhe burya amaraso arashyuha cyane agenda ansunika kugira ubwo numva umuyaga umushye ndambura amaso ndareba mbona isi ndayibona mbona ibiti mbona amazu ndavuga yo ntabwo napfuye ariko nakiha inyuma ngo numve ko nakweguka bikanga ariko ngerageza kurwana nkura y'amaboko ngerageza gukura imirambo yose yari ndi hejuru nkajya nsunika nitsika mbona ngeze igasozi sanga imirambo imbwa zirimo zirayirya arizo zinyuranwamo gusa ntega amatwi numva ni nijoro ndahaguruka nanjye nambura umurambo umwe mukuramo igipira yari yambaye ndakizirika ubwo naricaye ntangira kuva cyane ntiryamye sinavaga cyane ariko nicaye gutya naravuye amaraso menshi ndavuga nti ndapfa ubu biragenda gute ariko nanjye ndiye mu murambo nkwambura igipira ndakizinga ndagikenyera nkipfundika muri cya gikomere ndikomeza ndahaguruka manukiye agasegereti nsharwa inkwavu yose ngeze rw'inkwavu mpura na bariyeri ngeze kuri bariyeri sanga bahicaje abantu b'abatutsi bashakaga kwica nanjye baba baransamye banyicaza muri bo uwo mwanya haba haje imodoka y'umumesiri wari uwo muri Muhura za Bugarura yitwaga Muramutsa baba barahageze n'imodoka zantera hamwe zose ziba zihagurukiye imodoka ya Muramutsa uwo mwanya batangira kumucuhura ibintu bamusahura bagira gute uwo mwanya haba haje indi modoka y'uwari mutabazi wari wakoraga muri Croix Rouge ya Kiziguro akorana n'abari abanati n'abanyirano
iyo modoka ya Croix Rouge yari irimo amafaranga menshi Mutabazi yarambagizaga mukuru wanjye witwaga Sarafina amurambagiza urumva nanjye yaranzi akinkubita amaso mbona nagize ikibazo arebye ukuntu meze arebye ukuntu nsa yahise akura amafaranga menshi muri iyo modoka intera hamwe ziba zimwubarayeho zose aracunshumurira hasi amafaranga ibigunira ibideye acunshumura zirwanira ya mafaranga imodoka bayihaye umuriro mba nayigezemo kare aba yanjugunyemo turagenda imodoka arayitwara tugera aho tugera tubura umuhanda tugwa mu ntoki nyinshi umuhanda w'ubuzi imodoka yitaho arambwira ati ubu nta kundi no gukiza amagara abari bazima bari bayuriye twagendanaga bahungaga tutaziranye buri wese yakozemo acukwe n'undi acukwe je kugenda birananira nari maze kubora maze kunanirwa cyane nkagerageza gukambakamba ngo ndebe biranga munyihanganire ntabwo byoroshye impamvu imvura itari kunyagira kumbi nagiye mu isambu y'umuntu murabibona inzuki kwa kundi baboha imizinga inzuki zikajyamo bagashyira mu bihuru noneho izo nzuki jewe nizo nagiye ndyamamo ntazi ko hejuru hari inzuki nkajya numva imvura igwa hirya no hino ariko jye ninyagire mfatwa n'akantu ko gashyuhe n'umunaniro akantu karantwara uko nakubitse inda agatotsi karantwara ndasinzira muri uko gusinzira unkeraho ntabizi bibaye mu masaa 10 bujya gucya noneho aho muri iyo sambu bene izo nzuki bari baje guhakura bateshwa n'imvura imvura iragumuza joro irakesha iyo mvura bahata ibikoresho byabo umuhungu wabo abyuka mu gitondo aza kureba mu nzuki aje gutwara bya bikoresho byabo imvura yaba umurenge utambuke nawe tugezeho ubutumwa tugenewe munsi murakoze umuyobozi wayoboka inzego z'umutekano umuyobozi bwa ADPR uhagarariye ADPR amakorari abaturage baje ubuyobozi dukorana umunsi ku munsi murakoze ku gikorwa mwaje gushyigikiramo abarokotse kuba hafi hanyuma amateka y'igihugu yaba uwatanze ubuhamya yayavuzeho uwatanze ikiganiro mbere na mbere tubanza gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwakoze ibintu byari byananiye amahanga kubera yuko ubuyobozi bwakoze ibintu bisa naho utabona ahandi aho mu minsi 100 miliyoni irenga y'abatutsi bose bishwe bazira uko barimwe kandi nta ruhare babigizemo hanyuma iyo turaha twiyubaka rero urubyiruko ruhari ubutumwa turuha no kuvuga ngo ibi ngibi ni isomo ariko si nabo gusa kuko jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 harimo yateguwe n'ubuyobozi buyigiramo uruhare bufatanyije n'abaturage rero twagize amahirwe ubuyobozi bwacu buraza burayihagarika burangije busubiza ibintu mu buryo murabona mwese aho bugeze uhagarariye bukavuza ati ndi umunyarwanda twese twubahirize nangwa se twimakaze ndi umunyarwanda mu mwanya wo kureba ikindi icyo ari cyo cyose nkaba mvuga ngo nk'abanyarwanda ikintu dukwiriye gushishikarira nangwa se kurwana nacyo ubu ngubu ni iterambere iyo turi aha ngaha twagize amahirwe ubuyobozi burayihagarika jenoside yakorewe abatutsi uwatanze ubuhamya yatanze ubuhamya buriya ibintu byakozwe mu minsi 100 kuvuga ngo abivuge mu masaha nanga mu minota iyi minota abivuzemo
ni bike cyane kubera yuko kumva miliyoni yishwe irenga mu minsi 100 nta handi byabaye. Niyo tugiye kureba iby'abayahudi n'abanazi ureba ko byatwaye imyaka myinshi. Urebye rero umuvuduko jenoside yakorewe abatutsi muri Mata hano mu Rwanda yari ifite umuvuduko uri hejuru cyane, kuko abanyarwanda bisha abandi mu gihe gitoya kandi bica umubare mwinshi. Niyo mpamvu rero twebwe turi aha ngaha dukwiriye gushyira hamwe, dukwiriye kunga ubumwe, dukwiriye kureba icyaduteza imbere, twese tugaharanira iterambere, kuko ubuzima bubi bwaranze igihugu cyacu burahagije. Ntabwo dukwiriye kongera gusubira muri biriya bihe, nta nubwo twakishimira kumva na ziriya mvugo ziza z'ingengabitekerezo bavugaga rimwe na rimwe zica ku mbuga nkoranyambaga. Nk'urubyiruko nkatwe amahirwe twagizeho iterambere, turi mu ikoranabuhanga, twavuga tuti twese tujye tubirwanyirize ahagaragara, tubirwanyirize ku ikoranabuhanga. Twese turarifite, dufite ubuyobozi bwiza bwaduhaye ibintu byose byadufasha kugira ngo tugire gute turwanye ikibi. Rero bari abantu aho babicisha ku mbuga nkoranyambaga, byaba n'abandi bamwe na bamwe ingengabitekerezo ziba zarasigayemo, natwe amahirwe dufite y'iryo koranabuhanga turarifite, turikoreshe tubirwanya rwose, tubirwanye. Ariko ni na byiza yuko hano hari urubyiruko ruba rwumva n'amateka. Iyo mwumvise aya mateka akwiriye kugira icyo basigira, kuko abantu kwicwa bagahinduka imfubyi, ibintu byari byaba imihanda, byaba inyubako, byaba ibiki byose bigasenyuka. Ntekereza yuko nta utabona yuko ari bibi. Rero nk'ubuyobozi bw'umurenge twebwe ni ukuvuga ngo impanuro twatanga ku barokotse, mukomere, turi kumwe, turafatanyije, dushyigikiwe n'ubuyobozi bwacu buduhagarariye bwatanze byose. Rero twe kubitesha agaciro imbaraga bakoresheje, twe kuzitesha agaciro, natwe twibuke twiyubaka. Ubu ngubu buri mwaka habaho gahunda yo kwibuka, nk'uko perezida wa Ibuka ku rwego rw'umurenge bivuze. Buri mwaka hari abaremerwa, hari abubakirwa, hari abafashwa, ariko twese dufatanye kugira ngo iterambere ritugereho. Ikindi dufatanye n'abandi banyarwanda nk'abarokotse, tujye mu mujyo n'abandi bose dufatanye gushaka uko twiteza imbere. Ubu ni rwo rugamba dufite, ibindi ubuyobozi bwiza bwarabikemuye. Hanyuma nkaba navuga ngo umuntu uraha, umuturage uraha, n'abandi bose baraha, twibuke twiyubaka. Murakoze. Kwerekera ku musozo ya gahunda yacu dufite uyu munsi, nyakubahwa umuyobozi uhagarariye umurenge wa Katabagemu, nyakubahwa umuyobozi wa Ibuka, umushumba wa Rukomo, bene data mwese muteraniye aha ngaha, nk'uko twagiye tubigarukaho kenshi, itorero ryacu rya ADPR by'umwihariko paruwase ya Mirama, buri mwaka tugira gahunda yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994, aho dukoramo ibikorwa bitandukanye. Hari ibyo dukora ku rwego rwa paruwasi, ariko hari n'ibyo dukora ku rwego rw'amatorero. Iri torero turiho rya Nyakigando mu mwaka ushize, nuko umuyobozi w'akagari yagiye, barabizi ko bakorana n'ubuyobozi neza. Hari ibikorwa bitandukanye bakoze mu rwego rwo gufasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma nk'uko nabisobanuye, bayobozi ni mu rwego
rw'uko muri uyu mwaka twatekereje kwibukira mu murenge mubereye abayobozi. Nababwiye ko dukorera mu mirenge 3 ariko twahisemo muri iki gihe kuri inshuro ya 31 kwibukira hano kugira ngo dufashe umwe mu barokotse jenoside kwiyubaka no gukomeza gukomera no gukomeza kugira ubuzima. Uriya mumama Goderiva avuye hano mwumvise avuga ati mushumba aranzi, wenda abantu bashobora gutekereza ngo se bimeze bite. Aho hose avuga atuye yaratuye iwabo aho yahuriye na biriya byose yatubwiye. Narahakoze mu matorero atandukanye, aho avuga hose ndahazi, n'urugo avuga ndaruzi, mu tubindi aho ndahazi, hari amatorero yacu menshi nakoze, cyo gituma muzi cyane. Ariko noneho nanone nkuko yababwiye nagerageje kujya kumusura, numvaga mu by'ukuri twaraganiriye muremamo ibyiringiro, numvaga n'isengesho ndimo gusenga ntababeshye, numvaga ari ugusenga bisanzwe, ntabwo nari nzi ko igisubizo cy'Imana kiri buze mpavuye. Ubwo rero yarampamaga nako ntiyanampamagaye, bwarakeye hashize nk'iminsi nk'itatu ndahaca sanga yarasakaye koko yari afite akabazo k'inzu. Hanyuma ngeze mu rugo ndamuhamagara ati Imana yarabikoze, kutambwiye se ngo dufatanye gushima, ati yarabikoze ahubwo nari narabuze uko nkubwira. Ni Imana rero ikora ibyo ngibyo. Hanyuma mvuze amagambo menshi ariko nari ntegereje kugira ngo abashumba bangezeho ubutumwa twageneye umuryango wa Mukamana Goderiva bwo kumuremera. Bayobozi mumbe hafi, ariko korara ababibyi iracyahari, ababibyi baracyahari. Namwe mube mutambuka muze hano ngivuga, mumbe hafi mumfashe kongera kurema umutima w'uyu mubyeyi. Mwumvise ko babaririye inka, ariko haracyariho ibyiringiro nk'uko mushumba yatwigishije, kandi Imana yaravuze ngo nzongera mbubake. Humura rero mubyeyi Goderiva, itorero n'Imana, reka mbanze Imana yagutekerejeho, none n'itorero rigutekerezaho, igihugu cyagutekerejeho. Nagira ngo rero iriya nka n'inyana nziza kugera hano ntabwo imenyereye abantu cyane, sinzi ko biri bworohera abashumba. Nibyanga abayobozi muratambuka, tuyitangire hano ku mugaragaro, tumuremere kugira ngo ahari byanze abayobozi bazaho ntabwo byakunda. Mwatambuka rero bayobozi n'uwo mumama Goderiva. Hanyuma paruwasi ya Mirama ikabivuze ngo ongera unywa amata, amata ntakabure ku ruhimbi, ongera abana bashishe, ongera ugira ibyiringiro nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, ongera wisange mu banyu. Wa munsi warapfa gukumva ugiye gupfa burundu, ariko uyu munsi utandukanye n'uw'icyo gihe. Uyu munsi Imana itorero ni inyana nziza ijyanye n'icyerekezo ku batayibona, ushobora kureba ukishima. Ndabona ari inyana ifite apeti, niba ari inka babivuga simbizi, ikintu cyose irakirya, mu kiraro yabamo, mu ifamu yabamo. Abacu twabuze Yesu nagaruka tuzababona. Murakoze cyane abaririmbyi, Imana ibamugisha. Urabona dukora icyo bita mu kinyarwanda cya kera gutema ukokora, bisobanura igihe gito dufite kandi dufite byinshi byo gukora.
ndetse tubonereho kubamenyesha ko umuyobozi w'akagari yadusabye ko mu mwanya hari inteko y'abaturage hano kandi umushyitsi mukuru ni meya, mugerageze ntihagire ugenda rwose atitabiriye inteko y'abaturage. ubwo iryo ndarisoje. Bayobozi munyemerere mu musozo dukore ikintu cyiza twazigamye gukora muri uyu mwanya cyitwa gucana urumuri rw'icyizere. Nyuma yo gupfa, nyuma yo kubabara, haracyariho ibyiringiro, niko ijambo ry'Imana rivuga. Icyizere rero, umucyo itabaza bivugwa mucyo nyine, kubaho ubuzima, kutongera gupfa, kutongera kuzimira, kutongera kwiriraho ku muntu. Nicyo rero nifuzaga ko ababishinzwe babegereza ibikoresho protocole. Icyo gikorwa tukagikora mubinyemereye, duhagurutse tugacana urumuri rw'icyizere, buri muntu wese abitekerezaho, hanyuma yiremamo icyizere. Hanyuma nyuma y'ibyo tugasenga isengesho dusoza twifuza ko Imana yabana natwe. Hari umuntu wataye agatelefone kari hano, ndagira ngo bayobozi mudufashe hacanwe urumuri rw'icyizere, haherewe ku bayobozi birumvikana n'abandi bari hafi, kugira ngo iryo tabaza ufashe ntabwo rifashe gusa kugira ngo by'umuhango, ahubwo uwo mucyo ugiye kumurika urasobanura ngo umurikira abandi. Hari indirimbo tugira ivuga ngo jyana umucyo muri Afurika, iyo ndirimbo iranditse mu gitabo. Cyo gituma rero uwo mucyo, urwo rumuri ushushanya umucyo w'ubuzima, umucyo wo kubaho. Umuyobozi w'akagari yadusabye ko rwose twitange. Ushobora kuba utuye hafi aha ngaha nta kibazo, wanyarukira mu rugo, ariko ugazirikana ko n'inteko y'abaturage igiye kujyamo. Imana iba umugisha nawe musi, turagushimira cyane. Mwami Imana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ko wabanye natwe kandi wadushyigikiye. Utwumvise ijambo ryawe rikomeye ngo hanyuma y'iyo minsi nzongera mbubake, nzongera mbasane, nzongera mbagirire neza, sinzabakuraho ukuboko kwanjye. Iyo ni ijambo ryasohoye ku Banyarwanda, kuko hari icyo wakoze, hari icyo waremye, dushingiye no ku buhamya. Ukura ibishimwa mu bigawa, ikindi urema ibiriho ukabihindura ibitariho, ibitariho nabyo ukabihindura ibiriho. Ni ukuvuga ngo rero ubwo ubasha gukora ibyo byose, ubasha no guhindura ubuzima bwacu muri ibi bihe. Ndagushimira kubw'abashyitsi twabanye, ndagushimira kubw'inzego zitandukanye twabanye, ndagushimira kubw'abaririmbyi twabanye. Ngaho buri muntu wese umuha umugisha, hamwe n'iby'ubuntu bw'Umwami Yesu, urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka bibane natwe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugishe.